tubaha ikaze bakunzi ba Umurimbo TV turabasuje cyane tubifuje kugubwa neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi mukaba mudukurikira umunsi ku wundi tubahaye karibu rero tubifuje kugubwa neza mugire amahoro y'Imana kuba yemera hanyuma mugubwe neza kandi muhirwe mu byo mubamo byose mugire umugisha rero mu rushako ndetse no mu rubyaro Imana igikomeza ibongerera ibyiza hanyuma mbahaye karibu cyane tujye kuganira rero muri izo nsanganyamatsiko zacu nk'uko mumenyereye rero kubo tumenyeranye hano zo kubaka umuryango cyangwa se zo kureba ibibazo bitagenda neza kugira ngo tugende tugirana inama y'uburyo twabyitwaramo ibitagenda neza tubashe kubicamo kandi tubicemo gipfura ndetse tunafata n'ingamba zo kubishakira umuti wo kugira ngo bigende neza ahandi n'ibigenda neza kandi tubyenjoyinge mu buryo bwiza burimo ikinyabupfura tugiye rero kuganira kuri topiki yo gusisa cyangwa se abandi bayita konka igitsina cy'umugabo nicyo tugiye kuganiraho ariko mbere y'uko turambura iyi nsanganyamatsiko cyangwa se mbere y'uko tuyivugaho byinshi nk'uko tugiye kuyiganiraho cyangwa se kuyihuguranaho reka mbanze mbasomere iyi message twandikiwe n'umufana wacu cyangwa se n'umuntu udukurikira umunsi ku wundi ukurikira inama zacu hanyuma rero ntimucikwe uyu muvandimwe yaragize ati hayi muraho neza shangazi wacu nyemerera nkugishe inama maze iminsi ngushaka kuri telefone ariko simbashe kugufatisha ariko mpisemo kwandika iyi message kugira ngo nimuyibona wenda mu kazi kenshi muba mufite muzabashe kumva ikibazo cyanjye kandi muzamfashe munsubize hanyuma maze kubona ino message namusabye ko ndamutse nyikoze ndi mu kiganiro ntacyo byamutwara arambwira ati reka mfate iminsi 2 mbanze ndebe ko hari imbogamizi byaba bifite ambwira ko nta kibazo ariyo mpamvu rero iyi message ngiye kuyibasomera cyangwa se ngiye kubabwira ikibazo cye uko gihagaze yaratangiye ati ndi umudamu ndubatse maze imyaka 9 nubatse mfite abana 2 n'umugabo ariwe papa wabo hanyuma mu myaka 3 ishize umugabo wanjye yadukanye ibintu byo kumurigata igitsina we niko yabyanditse ati yadukanye ibintu byo kumurigata igitsina nkubitwa n'inkuba ati yarabimbwiye rero numva birambabaje cyane ntangira kumva ubwoba bunyishe kuko ibyo bintu numvaga ko bitazagera mu rugo rwacu kuko twese turasenga ati numvaga ibyo bintu by'ibipagani umugabo wanjye atabitinyuka ati hanyuma rero nabuze uko mbyitwaramo ndangije ndamuganiriza mubwira ko bingoye cyane mubwira ko ari ibintu bitapfa gushoboka musaba ko nzajya nkora ibintu byose bishoboka kugira ngo yishime ariko icyo kintu cyo kumurigata akakihorera we yabyise kumurigata ati icyo kintu akambabarira tukakihorera mu rugo rwacu rwose uwo mwuka tukanawirukana ukatuvira mu rugo ati yambereye imfura arabinyemerera ati arambwira ngo ibyo ngibyo ntabwo byaduteranya cyangwa se ngo bituzamurire ibibazo mu rugo ati rero nagize ngo yarabyihoreye koko atari ko umunsi ku wundi mpora mbona abirarikiye yanditse ati kuko iyo ndyamye nkamera nk'uwasinziriye cyangwa se yabonye meze nk'uwasinziriye araza akakincomeka mu kanwa cyangwa se akajya akinkira ku munwa nkumva arimo aragikuba ku munwa wanjye ati rero mwereka ko ntabikeneye ati hari n'igihe mpitamo korwa kubera ukuntu mba numva nyine ntashobora kwasama ngo icyo gitsina kinge mu kanwa ati ubu nzabyitwaramo gute ko ngira n'isesemi kubi ngayo nguko rero message y'umuvandimwe ndumva mwayumvise rero mwabantu mwe mu ngo zacu mu ngo z'abantu habamo ibintu byinshi mu ngo haberamo ibintu byinshi niyo mpamvu mba ndi kubabwira nti mumfashije mukagenda muzana ibitekerezo bitandukanye by'ibibera mu ngo mu buryo bw'ibanga iyo munyuze kuri WhatsApp iyi nomero iba iri muri screen cyangwa se ibiri mu kiganiro iba kuri WhatsApp kandi nta wundi muntu uwo ari we wese uyirebaho cyangwa se ushobora kuyitaba cyangwa ushobora kureba izo message usibye njyewe ngenyine ni ukuvuga ngo ikintu nyoherereje kiba kiri hagati yanjye nawe kereka nk'ubu iyi message umuntu ambwiye ati wayikoresha kugira ngo n'abandi wenda bafite ikibazo nk'icyanjye bumvireho cyangwa se babashe kumva inama nk'uko nanjye nari nzikeneye sibyo rero iki ngiki cyo gusisa cyangwa se iki ngiki uyu muvandimwe yagizeho ikibazo nubwo nanjye nari ndaye nzagikoraho ikiganiro ariko nanone ndagira ngo
twumvikane ko mu ngo z'abantu haberamo ibintu byinshi, hari n'ibindi umuntu aba akigenda yumva ariko agishakisha uburyo busobanutse yakiganiramo, kandi bibera mu ngo ukumva biratangaje, ukumva biratunguranye, ukumva biteye ubwoba. Ni ukuri kw'Imana ntababeshya n'ibyo nanjye numva nkumva ndikanze ubwoba buranyishe, ariko iki ngiki cyo ntabwo kirimo. Nanone mbere y'uko dukomeza reka nsabe abadamu bakurikira Umurimbo TV, cyane cyane abatangiye kugera mu zabukuru, ubwo ndavuga mu myaka 35, ko baba bakwiye kugerageza uburyo bwo kwita ku mibiri yabo cyangwa se kubwagura, aho ushobora kugenda ugana abaganga batandukanye bakagenda bapima ibyerekeranye n'umubiri wawe cyangwa se n'imihindagurikire y'imisemburo y'umubiri wawe, ndetse n'ibibazo ibyo ari byo byose bishobora kwataka umubiri wawe, kugira ngo urusheho kwikurikirana cyangwa se kwiyitaho, wirinda ko ushobora kurwara ibirwara ntunabimenye, ugasanga nyine wabimenye trop tard cyangwa se byararengeje igihe ntacyo bikikumariye. Ahangaha rero hari abaganga bagiye batandukanye baba ari inzobere mu gupima cyangwa se mu kudukorera medical check up, tukamenya uko imibiri yacu ihagaze. Ku bantu bazabashaka cyangwa se bakeneye iyo serivisi, muzambwire mbafashe. Ibi ngibi rero mba mbivuga kubera yuko birahangayikishije bitewe n'amakuru atandukanye ugenda umenya y'abantu baba bafite ibibazo bikomeye cyane, ariko nanone ukaba ubizi neza yuko hari uburyo umuntu ashobora kwitwaramo mu byerekeranye no kurinda umubiri we cyangwa se kumenya ubuzima bwe, aho abo baganga bagupima hanyuma bakaba baguha inama zigufasha, yaba amarejimu uzakoresha mu byo ufite, ndetse n'imiti bashobora kuguhereza ishobora kugufasha kukurinda ndetse no gufasha imisemburo yawe cyangwa se amavitamine atandukanye agufasha kwiyubaka, kubaka umubiri wawe no kukurinda ibindi bibazo ibyo ari byo byose bishobora kwataka ubuzima bwawe. Reka rero twiganirire kuri topiki yacu y'uyu munsi ijyanye cyangwa se irebana no gusisa. Gusisa ni iki rero? Gusisa ni uburyo bwo gukoresha yaba umunwa cyangwa ururimi uri gukora mu gitsina cy'umugabo wawe cyangwa se cy'umugore wawe. Ibi ngibi rero biba ku mpande zose, ariko uyu munsi reka tuganire noneho ku byerekeranye no gusisa umugabo. Nabyo babyita gusisa. Hari umuntu wambwiye ngo huye ngo gusisa ngo ni ugusisa umugore, ngo umugabo ni ukumwonka. Wabyita uko ushaka nta kibazo, ariko byose byitwa nyine gusisa, sibyo? Bavandimwe rero, turi mu isi itera imbere uko bwije n'uko bukeye. Iyo bivuze rero iterambere, bivuga ko hari ibintu bimwe biva mu bwihisho cyangwa se aho byitwaga mu mabanga cyangwa se kirazira, bigatangira kugenda rero biba wazi cyangwa se biba kuri bose babireba, cyangwa biba ku gasozi. Icyo navuga ni uko usanga nk'ibi bintu byagiye bituruka mu banyamahanga. Akenshi twebwe mu Rwanda ibi ngibi rwose byaraziraga, nta nubwo byabagaho. Ndagira ngo nanababwire yuko nkatwe mu idini ya Isilamu ntago ibi ngibi byemewe, kubera yuko buriya Isilamu izirereza ikintu cyose cyahoze ari kirazira mu muco nyarwanda. Rero nk'uko mu muco nyarwanda ibi ngibi bitabagamo, ntago abantu bari babizi, ariko nanone twisanze turi mu isi y'ikoranabuhanga cyangwa se iterambere ryihuta. Iri terambere rero hari ibintu bimwe rigenda ritugezaho cyangwa se bigenda biba ngombwa ko natwe twisanga muri ibyo bintu, kugira ngo ubuzima bukomeze cyangwa se natwe tuvudukane n'iterambere. Ariko ahangaha turaza kurebera hamwe, ese koko ibi bintu tubireke kubikora cyangwa se tubikore? Bitwaye iki? Byangiza iki? Cyangwa se ni ikihe gihombo wagira igihe wabikoze? Cyangwa se nanone ni iyihe nyungu wagira iyo wabikoze? Rero buriya ibintu byose nk'uko tubizi bikorerwa hehe? Bikorerwa mu mutwe. Umuvandimwe aragira ati ngewe rwose nigirira isesemi ku buryo mba numva ntiteguye kwakira umwanya w'ibanga w'umugabo wanjye mu kanwa kanjye. Ariko nanone ukaza gusanga twebwe turi abafasha baba abagabo bacu cyangwa se turi abagore babo, mu buryo tugomba no kubagandukira, dutegekwa kubagandukira, tugakora byose byatuma bagira umunezero cyangwa se bagira ibyishimo. Ahangaha rero bavandimwe, inshuti zanjye, ndagira ngo nkubwire yuko niba tugeze mu isi aho umugabo wawe, wa mugani nk'umuvandimwe yavuze ati ibi bintu nyine nakubiswe n'inkuba, kuko ntiyatekerezaga ko n'umugabo abizi cyangwa se aho yabikuye. Ariko ndagira ngo nkubwire nk'uko nawe uri kudukurikira hari uburyo ubizi cyangwa se wabibonye, nanjye niko nisanze nabibonye, n'undi wese niko yisanze yabibonye. Gusa wenda ngiye icyo bitandukaniyeho nuko nagiye ngerageza kubishakaho amakuru kugira ngo mbashe kubitangamo ikiganiro. Amakuru nabonye rero nuko ibi bintu iyo bikoze cyane, iyo ubikoze cyane, ku bantu bakunda kubikora cyane, iyo ubikoze cyane, wenda tubanzirize
ku kintu kibi tuze gukomereza ku byiza, ariko nanone tuze kuvuga n'ibindi bibi nibigera kuri bibiri gusa. Icya mbere rero ni uko iyo ubikoze cyane cyangwa se ku bagabo bakunda kubikoresha cyane ko barahari, yumva abikunze cyane iyo ahuye n'umugore uzi kubikora neza. Ibi ngibi rero nanone bituma ngo igitsina cye gishobora kugira ibyago byo kunyunyuka. Kunyunyuka nyine kikananuka kikaba gitoya. Okay? Gusisa rero ni bumwe mu buryo bwo gutegurana cyangwa se mu buryo butera ibyishimo, buzamura ibyishimo n'umunezero wo gukora amabanga y'abashakanye. Aha ngaha rero nubwo hari n'igihe ushobora kubikora mugenzi wawe akaba yanarangiza igihe cyose uri kubikora cyangwa se uri kubimukorera, bisobanuye yuko rero bitanga ibyishimo biri hejuru cyane. Burya ikintu ushobora gukorera mugenzi wawe akagera n'aho arangiza, kiriya kintu kiba gikomeye cyane, kiba kirenze uburyo bwo gutegurana, kikaba ahubwo ari uburyo nakwita bwo gukora igikorwa cyangwa se gushyira mu bikorwa icyo gikorwa nyine. Abantu benshi rero iki gikorwa bakunda kugitinya bitewe n'amakuru atandukanye bagenda bacyumvaho, aho nk'urugero navuga uburyo bwo kuvuga yuko abantu iyo bakora iyi sex cyangwa se uku gusisa mu kanwa bitera uburwayi cyangwa se bishobora gutera indwara zo mu kanwa. Ariko ahangaha nkagira ngo mbamare impungenge mbabwira yuko gusisa ni byiza. Ndagira ngo nkubwire yuko uwo muntu waba utinya gusisa kugira ngo atakwanduza indwara, ubwo ni ukuvuga ngo ni ama infection. Ndagira ngo nkubwire yuko hano mu kanwa ntabwo ariho horoshye cyane kurenza muri sex yawe cyangwa se mu gitsina cy'umugore. Igihe cyose udashobora kwemerera umuntu ngo akore gukorana nawe imibonano mu gitsina mutikingiye, ntabwo uwo muntu wemerewe kuba wamusisa. Urumva? Uwo muntu nyine urumva ko ntawe uba umwizeye. Ariko niba uzi ko umuntu mukorana igikorwa cy'abashakanye cyangwa se mukorana imibonano ari umwizerwa kuri wowe, ku buryo mukora imibonano idakingiye hariya hepfo, ndagira ngo nkubwire yuko ntuzigere umugiraho n'ikibazo no mu kanwa. Ibintu byose rero iyo birenze biba bibi. Niyo mpamvu ibyo tuzajya dukora byose tuzajya tugira balance cyangwa se tukagenda duhinduranya cyangwa tubalansinga, tuvanga kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Bagore beza, ahangaha ni mwebwe ngiye kuvugana namwe, cyane cyane ni mwe ngiye kwibandaho. Turi mu isi nk'uko nabivuze y'iterambere cyane kandi igenda irushaho kwaguka ku bintu bigiye bitandukanye, tukabona byinshi bitandukanye. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko niba uri n'umuntu usenga, niba uri n'umurokore ukaba ufite umutware wawe, ahangaha iyo tuganira nk'umuryango tuba tuganira uburyo bwo gukavaringa ingo zacu cyangwa se no kuzitaho. Aha nkagira ngo wenda mpereye kuri iriya message mvuga yuko hari abagabo abikubwira rimwe, yabona utabyumva ahasigaye agashaka ahandi hantu ajya kujya abikoreshereza, kandi muri uko kubikoresherezayo niko gusenyuka k'urugo rwawe. Muvandimwe rero, wenda ku nama cyangwa se muri iki kiganiro tugikora uko turi kugikora uze kumbabarira, uzakuremo n'inama. Wenda nubwo hari ibyo nakubwiye, ariko ibi ndabibwira na buri mudamu wese. Umugabo ubasha kuza akakubwira ati iki kintu ndagikeneye mugore wanjye, akongera iki kintu akakigusubiramo, akongera akakwereka ko icyo kintu akirarikiye kuri wowe, uyu mugabo aba ari imfura kandi aba ari indakemwa mu mico no mu myifatire. Aha nituvuga wenda iyi myifatire yindi ntabwo nayimenyayo, ariko ku byerekeranye no kuguca inyuma cyangwa se no kuba ashurashura hanze, uwo mugabo ntabwo aba ari muri uwo mubare w'abantu bashurashura hanze. Kuko ushurashura hanze ndakumenyesha yuko hari igihe umuntu akubwira nk'ikintu, umuntu mwashaka abantu basigaye bafatira amasomo ahantu hatandukanye, nk'uko twabivuze ko turi mu isi nyine y'iterambere cyangwa se n'ikoranabuhanga. Umuntu agashobora gukura amakuru ahantu yayareba akabona ko ibyo bintu ni byiza, kumva yuko abyifuza, ariko abaye yabikuye ahandi hantu yabikorewe ntabwo yaza kubikubwira wowe, ahubwo yaguma aho ngaho babimukorera, wowe ugakomeza uri muri ibyo ngibyo. Buriya hari ukuntu tujya twibeshya iyo turimo gucukumbura cyangwa se turimo gucunga abagabo bacu, tugakoresha uburyo bwo kwibeshya tukabakeka. Iyo umuketse rero ni bibi cyane, bitera amakosa, bituma urakara, kandi buriya nimba hari ikintu kibi mu buzima ni ugukeka. Kuko iyo uri gukeka winyuraguramo ugasanga urimo gusa nkaho navuga gute se, ni uguseba.
ni uguseba kuko hari igihe ujya uba umunyamakosa ugafuha ukavuga amagambo aterekeranye ibintu bidahuye, umuntu rero iyo ari kukumva gutyo akufata nk'umuntu utagira ubwenge. Akenshi rero aya makosa abagore usanga tuyisangamo, akenshi usanga abagore benshi kubera gufuha ndetse bakanakeka bakunze kwisanga bakoze ubu burofa, ari nayo mpamvu akenshi musanga abagabo akenshi badufata nk'abantu b'ibicucu. Akenshi ni uko dukunda guhubuka kandi mu bintu tutanahagazeho neza, kuko buriya witonze umugabo wamwiga kandi ukamumenya. Iyo urimo wa muntu witonda, nzababwira system ukoresha kugira ngo wige umugabo, umwige umumenye, ndetse na system ituma umugabo mushobora ku buryo azajya kureba ahubwo akavuga ati uyu muntu ni igini turi kumwe si umuntu, mu byerekeranye no kuba uri umuhanga mu kumenya ibintu kandi utiriwe ujya na kure cyane. Hanyuma rero nizere ko message iri kugenda ibageraho, nubwo ndi kugenda mbizimizamo kuko akenshi hari ibintu nyine biba biteye isoni mu kubivuga, cyangwa se ukumva nyine kubivuga bimeze ukuntu biremereyemo ukuntu. Iki gikorwa rero cyo gusisa cyangwa se konka sex y'umugabo wawe, ndagira ngo nkubwire yuko niba wowe ufite amahirwe ukaba umugabo atarabikubwira atanabizi, ni byiza cyane kurushaho, kubera yuko hari n'ababa babizi ariko batanabikunda. Abona rwose atanabikunda, ariko hari ababizi bumva yuko bashaka no kubigerageza. Mureka bigerageze, mufashe kuko ni wowe mugore we. Mufashe, ibi bintu nta nubwo bitera isesemi, ni ukuri kw'Imana. Umuntu mukunda ni umuntu ukunda. Ikintu cya mbere buriya inshuti zanjye mbabwira gitera isesemi, buriya gishobora no kugutera n'isesemi muri gukora na sex yo hasi, reka nkubwize ukuri. Buriya umwanda igihe cyose, ni nayo mpamvu mpora mbabwira ngo umuntu wese uzi ko wubatse, kora uko ushoboye mu cyumba cyawe habarizwe ibikoresho by'isuku, ari byo bya bitambaro nababwiye. Hari abagabo usanga Imana ishimwe twebwe wenda dufite abagabo b'Abayisilamu bagira isuku, baritawaza, bagira gute, ahantu hose baboze bameze neza nta kibazo, ku buryo umusisa nta kibazo. Ariko nkamwe abenshi hari n'abakristo bagira isuku b'abasirimu pe, bazi kwiyitaho, babaho nk'abasirimu. Ariko hari abandi bagira umwanda, ugasanga nyine nimba igihe cyose uzi ko umugabo wawe iyo agiye mu bwiherero gukora ibikomeye yihanaguza papier hygienique cyangwa igipapuro, umenye ko byanga byakunda nimujya mu mabanga y'abashakanye, aha uzahahurira n'akaga gakomeye cyane. Hari n'abagore nabo wenda bameze gutya, ariko ntekereza ko ibyo bintu bitaba bikibaho muri iki kinyejana. Niba rero umugabo wawe ari wa wundi ujya mu bwiherero akihanagura akaba adashobora gukoresha amazi, niba mugiye gukora sex igihe cyose hariya mu kibuno hazamo icyuya, iyo hajemo icyuya, iyo yahanaguye nyine urumva aba yahanaguye, aba yasize, ntabwo aba yogeje. Hari ibintu aba yometse bigafata. Hanyuma rero iyo mutangiye gukora sex nk'uko ubizi, nyine umugabo arashyuha, nawe muri kiriya gikorwa habamo nyine gushyuha, abantu bakabiri icyokere. Iyo habize icyokere rero hariya mu kabuno hahita hazamo umunuko, hakajya haturuka umunuko. Ari nayo mpamvu akenshi muba mufite n'ipfunwe ryo kuvuga ati uyu muntu niba uyu muntu hari gutuza gutyo umwuka uri gusohoka mubi muri iyi mibonano turimo, ni gute noneho nashyiramo akanwa kanjye, ukumva biguteye n'isesemi, kandi koko biba biteye isesemi. Igihe cyose rero mugomba kwitegura neza igikorwa cy'abashakanye, mugakaraba, ndetse niba mutanakarabye, niba wa mugabo we niba utaha saa 5 z'ijoro, niba utaha saa 8 z'ijoro uvuye mu kabari, ukaba uzi yuko ugiye guparamira umugore wawe cyangwa se ushaka ko mukora amabanga y'abashakanye, ni ukuri oga cyangwa se ugende witawaze. Kandi witawaze, ntutawaze igitsina gusa, ahubwo hera mu kibuno inyuma, uhoze neza. Hanyuma rero nurangiza uhanagure neza, habe hafite isuku rwose, umugore wawe urebe yuko rwose atazagusisa kandi anishimye cyane. Namwe badamu, urumva uyu munsi nuko wenda twateguye gusesa kw'abagabo, wenda iby'abagore byo n'umwihariko tuzabivugaho ibintu byinshi, kubera yuko natwe turabikunda kandi ni byiza. Ariko usanga kenshi abantu babinena, wenda mu makuru navuga atuma abantu babyanga, harimo n'aya ngaya turi kuvuga ku birebana n'abagabo ajyanye n'umwanda. Umwanda rero kirazira ubundi hagati y'abashakanye, ari nayo mpamvu muribuka ko nababwiye ko iyo ugiye gukora kino gikorwa biba byiza no gukaraba amazi n'isabune igihe cyose, nyine intoki, mu gihe cyose ugiye gukora kino gikorwa. Gutegura intoki zawe, kubera ko intoki turazifashisha muri iki gikorwa, murabizi. Niba tuzifashisha muri iki gikorwa rero,
kandi umunsi kundi tukaba twirirwa dutaka ibibazo by'ama infection. Aha ngaha ntabwo umenya ngo infection zaturutse hehe mu ngo rero kubera abantu abantu niba nabyita kurambirwa na simbizi cyangwa se guhagana cyangwa kurengwana, usanga turi kwitana ba mwana aho kugira ngo twicare hamwe tuganire neza turebe aho ikibazo kiri. Umudamu iyo arwaye infection ahita atangira guserera ati umugabo niwe wazinzaniye. Wazikuye hehe wa mugabo? Ntabwo uri shu, ni amagambo tu. Ukavuga amagambo yose akagushiramo. Ibintu byose mu rugo biba bisaba ko mufata akanya, ikintu cyose mwumva cyababereye nk'ikibazo, apana utuntu dusanzwe ni ukubaho mu buzima busanzwe, ariko akantu kose wumva gashobora kukuzanira ingorane cyangwa imbogamizi, mugomba kugafatira umwanya mukagacoca mwitonze. Nibyo bizafasha abantu. Mukicara mukareba, ese iyo tugiye gukora aya mabanga bashakanye tubyitwaramo gute? Ese ni ayahe makariso nambara? Ese umugabo wanjye akora gute? Ese yaje arabanza agakaraba akajya muri dushe akoga akamera neza, cyangwa se aza abantu bose yahuye nabo mikorobe zose izo yavanye ahantu hatandukanye zose araza agatangira guhita azincomeka mu gitsina. Ibi byose rero ni ibyo kureba cyangwa se abantu bakabyitaho kugira ngo dukomeze nyine tubungabunga ubuzima bwacu kandi tunenjoyinga igikorwa cyiza cy'abashakanye. Reka tujye kuri step yindi rero y'uburyo kino gikorwa gikorwamo ku bantu wenda batabizi cyangwa se batarabigerageza cyangwa bibaza uko babigenza. Ni ukuvuga ngo iyo isuku iyo imaze gukorwa, ariko nanone mbere y'uko nkomezaho gato mu mbabarire, ushobora kuba ufite umutware wawe ari wa wundi w'intavugirwamo, ariko aje ukamugusha neza, niba aje yinaniriwe akagomba guhita aryama adashaka kujya muri dushe n'iki n'iki, niyo mpamvu ka kabase, ya teremusi y'amazi y'akazuyazi, yasume bwa busume buto buto buba buri hariya muri kiriya cyumba, ugomba gukora nawe iyo gahunda yo gushyiraho amazi ukamukorera isuku, ugakora ahantu hose utekereza ko haba hari umwanda. Umukunzi wawe ari umukunzi wawe, mwese buba ari ubuzima bwanyu, muba muri bamwe. Icyo ukora rero ni uguhita umufasha mu buryo bwose yaba wumva yuko atameze neza, muri ubwo buryo ugakoreshaga cyangwa se twa tuyisume twavuze, ukamukorera isuku ahantu hose wumva ukeneye kwisanzurira. Ahasigaye warangiza ukamusiga utuvuta twiza cyangwa se ukamukubita kuri twa tuntu twacu nababwiye nyine ku batuguze mwarashimye kandi ni byiza cyane, mwabonye impinduka nziza. Ukahita nawe ukamupuriza ahantu gutyo cyangwa se ukagira gutya ukaza ukamusiga ahantu hose kugira ngo oderi ibe nziza cyane, ibintu birushaho kuba uburyohe. Reka rero tujye kuri gahunda y'uburyo iki gikorwa gikorwa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubikore neza, icya mbere nyine ni ukuba sexy imbere y'umugabo wawe. Ntuzakore ibintu umeze nk'urimo guhinga mu murima, ntuzakore ibintu umeze nk'aho urimo guhimana, ahubwo uzakora ibintu buriya mw'abantu mwe iki gikorwa kiraryoha kiraryoha, ariko mu buryohe kigira biterwa n'ukuntu tumeze mu mitima yacu ndetse no mu mitekerereze yacu. Ni byiza cyane yuko iki gikorwa iyo ugiye kugikora wirinda ikintu cyose cyitwa igitekerezo kibi cyangwa se kubibangikanya n'ibindi bibi. Igihe cyose ugiye kugikora wirinda gutekereza ngo kawunga yashize, ukirinda gutekereza ngo minervari z'abana ejo zizava hehe, ukirinda gutekereza ngo akazi k'abandi watashye utarangije. N'ibyo bintu byose urabanza ugafata time ukabitwikira, izo stress zose ukazitwikira, kuko iyo utazitwikiriye ukabikora ntibiguha umusaruro mwiza kandi bishobora no kugutera n'ingorane. Buriya gukora sex nabi bishobora gutera ingorane zirimo ko hari nk'abadamu usanga bambwira ngo iyo tumaze gukora igikorwa cy'abashakanye ngo mu nda harandya ngo cyangwa nkababara hehe na hehe. N'ibi bintu byerekeranye na stress uba wafashe ibintu ukabivanga bishobora kuguteza icyo kibazo. Reka rero twikomereza kuri gahunda y'uburyo iki gikorwa gikorwa. Nyine mu mbabarire tuba tugomba gusobanura akantu ku kandi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Iyo ufashe rero uyu mugabo wawe uri sexy, ni mu buryo bwo kumutegura, uramutegura nyine ukamanura intoki zo ziba mana. Nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho kugira ngo uze gukora ku muntu wawe yumve amerewe neza. Niba udafite n'intoki zoroshye icyo cyose ikibazo, ahubwo oroshya ingingo zawe nyine zibe ari ingingo zoroshye ku buryo numukoraho utamucakira, nyine umworohera, uri kumukarisa nyine. Niba uri kumukarisa rero woroshya amaboko yawe, woroshya intoki zawe nk'umudamu, warangiza rero ukagenda umukorakora ahantu hose. Hariya rero urahamanuka
urahamanuka ukamanura intoki ukagenda ugakora kuri section urabanza nyine ukayifata mu buryo bwiza kandi nabwo wiyoroheje ukayifata ukagenda nyine like uyikarisa uzamuka umanuka ahasigaye rero ugaca bugufi niba muri ku gitanda niba ahagaze wenda n'urugero iriya style yo guhagarara nayo irashimisha ariko nanone niyo kuba muryamye ku gitanda nayo irashimisha ukamutangira nyine umusoma ahantu hose uhereye ku minwa ukamanuka ukagenda hari hasi ukazamura uhereye utangiza ubundi ururimi ukagenda ukora ku mpande zayo nyine hose ahantu ushaka gukora ukabanza nyine ukayitegura nayo ikinjira muri modu neza ahasigaye rero ubundi utangiza iminwa yawe ukajya ugenda nyine usomaho gahoro gahoro ugenda nyine unyuza ku minwa iminwa yawe uyinyuzaho hose aho ushaka ibi ngibi nawe biragutinyura ubwonko bwawe nyine bugatanga message ku mubiri wawe wuko uri kumwe n'ikiremwa cyawe ukunda uri kumwe n'umugabo wawe nyine iyo uri kubikora gutya ukoresha iminwa nyine ugenda uyikorakoraho nibwo utinyuka kumva yuko nta kibazo na kimwe ibintu byose ni barabara cyangwa se ni byiza ahangaha rero iyo utangiye gukoresha umunwa ugenda nyine ukoresha umunwa buhoro buhoro ukagenda uwufungura ugenda uwukoza ahantu hatandukanye hariya hasi ukagira hose nyine uyifashe ukagenda uyirekura nyine ukoreshaho umunwa uhindura ahantu hatandukanye ahasigaye ukafungura umunwa noneho ugatangira gukoresha ururimi iyo uri gukoresha ururimi rero nyine ugenda urukoresha urukaragaho ahantu hagiye hatandukanye ukarukuza ahantu hose hagiye hatandukanye ku bantu bumva bizabagora muzanyandikire kuri WhatsApp ariko b'igitsina gore apana b'igitsina gabo ab'igitsina gore muzanyandikire kuri WhatsApp nubona ino video uri umugabo uzohereze ukaba ubikunda ubishaka ubyifuza uzoherereza umugore wawe ariko munabiganireho umubwire yuko ibi bintu bari kuvuga wumva ubishaka hanyuma ahasigaye umugore wawe ni wowe wenyine nzakorana nawe kubyerekeranye no kumuhugura uburyo iki gikorwa gikorwa kuko hano sinzi ko nabisobanura nkuko bigomba gusobanuka nyine urumva nanjye ndi umuntu mba nkeneye gutanga amasomo ariko nkagira n'icyo kibazo cy'uko nyine ntabwo ari ibintu nyine sosiyete yamaze kutwereka ko ari ibintu bitavugirwa ku karubanda ubu mba ngerageje ibyo nshoboye ariko ibirenze ibyo ngibyo inbox ku badamu bubatse batazi uburyo iki gikorwa gikora nzabafasha nta kibazo nomero zacu zo ziba ziri hariya muri iki kiganiro cyangwa se mu biganiro byose hanyuma hari igihe ubikora nanone ibi ni uburyo nyine bwo gutegurana cyangwa se bwo kumukorera icyo gikorwa hari igihe ubikora umugabo wawe akaba abikunda agahita yumva ni na byiza cyane akumva aranabikunze cyane akakubwira ati komeza nyine komeza uri gufasha umugabo wawe kwishima hanyuma ugakomeza bikaza kugeraho nyine bigera no n'imbere mu kanwa amenyo urayakuka nshuti yanjye iyo bigeze aha amenyo ukora uko ushoboye ayo menyo ntagire aho ahurira n'umubiri cyangwa se n'igitsina cy'umugabo wawe please ntimuzansebye amenyo ibi birashoboka rero birashoboka nyine buri muntu wese birashoboka burya umuntu ikintu cyose ashaka gukora neza yagikora neza pe uba uri sexy ukabikora mu buryo buri sexy ku buryo nta ryinyo na rimwe rigomba no kuba ryanamukoraho niba ajya hehe ntago mbizi ariko icyo gihe nyine ugerageza uko ushoboye ubwo bugenge bwo kuvuga ati aya menyo yanjye ntabwo agomba kumukoraho kuko nyine icyo ugamije ni ukumutera ibyishimo ni ukumuhereza uburyohe rero urumva yuko amenyo amukozeho yamubangamira sibyo icyo gihe rero nyine nawe biba bikurimo ubikora neza ku buryo bitaza gutera ikibazo hanyuma impamvu ibi ngibi turi gushyigikira kubikora ni uko turi kwirinda cyangwa se turi gusigasira ingo zacu n'abagabo bacu cyangwa se n'abagore bacu aha mu kiganiro kindi tuzakurikizaho abagore hari abagore babikunda bino bintu tubabwira uburyo ushobora kubikorera umugore abagore uko babikunda uburyo ubikoramo kugira ngo ko ushobora kumurigata isesemi ikamwica ari we kandi atari uri kubikora icyo kintu kubera iki uri kubikora utagomba kubikora hano rero ku mugabo naho bisaba ubikore neza abatabizi ubwo nabimereye kuzabafasha muri iyo diru hanyuma ahasigaye rero uramanuka urabona ko umugabo agira hasi hejuru
agira uwo mwanya we nyine ufite hejuru no hasi muri kubyumva ni rwose pe. Hanyuma na hariya hasi ugenda hariya hasi nyine kuri bya bindi byo munsi ugenda unyuzaho ururimi usa usa nk'uwarwongereyemo akagufu nyine kugira ngo rugende nyine runate cyangwa se rufate kuri wa mubiri kuko yumve bwa buryohe na bwa bushagarira. Hanyuma ukaba wanakoresha n'umunwa ukinjizamo nyine like ukagenda nyine ukurura ugamije gutanga ibyishimo, ariko ukirinda gukora cyane kuko hariya ho nta pansiyo, hariya ho haroroha, hariya ushobora kugira ibyo wangiza mu gihe nyine ubikoze nabi cyangwa se ugiye gukora ibintu utari sexy cyangwa se utiyoroheje. Wenda akandi kantu nakongeraho, niba uri umugabo ukaba ubona ko bino bintu bikorwa, nanone ushobora kwegera umugore wawe mu kumusaba ko iki gikorwa agomba kukigukorera. Ugomba kumufata muri modu nziza mukaganira and then ukamubwira uburyo, by the way, naho wabikuye naho ukahamwereka, kuko hari igihe mu bitekerezo byawe uba ushaka kubikorerwa nka kwa kundi wabibonye. Ibi rero ugasanga iyo utamuha amakuru yuzuye ashobora gukora ibinyuranye n'ibyo wabonye cyangwa se n'ibyo ushaka gukorerwa. Ngira ngo nanibutse aha ngaha mujye mwitonda, mwumve yuko umugore wawe wo mu rugo atandukanye n'indaya zikorera amafaranga cyangwa se abantu babikora bagamije kwishyurwa. Bari abantu baranatozwa, baba bafite abatoza babatoza gukora ibintu mu buryo nyine bumwe twita zavuyeho. Umugore wawe rero uramwegera muri modu nziza ukamuganiriza, ukamubwira uti sheri kino kintu ariko mbona ari cyiza ndagikunda nakibonye gutyo, why not ibi bintu tutabigerageza. Nimba hari imiryango yishimye n'imiryango ishobora gutinyuka kuganira kuri buri kabazo kose, cyane cyane bakaba banaganira kuri ibi bintu by'imibereho y'ibitsina cyangwa se imikorere y'imyanya yabo y'ibanga. Ni ukuri umugore wawe ntago ari ugupfa kubimubwira ngo ariko ngo abandi bagore ngo usanga ngo bonka abagabo babo. Hari abagabo bameze gutyo batagira bane mbabarire. Umugore ntabwo ari uko nguko bamubwira, ntabwo umubwira umukangisha abandi, ntabwo umubwira umuratira abandi, ntabwo umubwira umwumvisha ko wari adashoboye. Umugore ntabwo umubwira usa nkaho nyine uri kumukangisha, icyo gihe uba uri kubyica. Hari ibintu biza mu mategeko nk'abagabo yego, ariko hari n'ibintu bitaza mu mategeko biza mu buryo bwa teritoma cyangwa se teretaje mu buryo bwo gutereta ugatereta nyine umugore wawe utuntu twose tujyanye no kwishimisha ku myanya yanyu y'ibanga mugomba kujya mubikora mu buryo buri romantike, ukamuganiriza mu buryo buri romantike. Ushobora no gutaha uwo munsi uvuga uti niba usanzwe uzi ko ari wa mugore utumva ibintu vuba cyangwa se udapfa kwakira ibintu byerekeranye n'ibyo mu buryo bworoshye, mutahanire gifuti. Ubundi nta mugabo uvugira ku busa, umugabo avugira ku kintu, umugabo avuga ijambo rye afite icyo arivugiyeho. Umugabo nyine nyamugabo. Niba uzi kujya kuvuga ijambo wumva mu byifuzo byawe cyangwa se muri feelings zawe bizagufasha cyangwa se bizakuryohera, ukaba uzi ko umudamu wawe nyine nk'uko nabivuze adapfa kumva ibintu mu buryo buri aho ngaho bworoshye, kora uko ushoboye nyine umutahanira iyo gift, muzanire ikintu akunda, mukorere nk'akantu nyine uzi kamunezeza. Niba ari wa mugore ukunda ko ujya kuba wajya mu gikoni ukabatekera nk'ikintu runaka kiryoha uzi guteka bakishima, gikore. Nyuma y'aho ngaho rero uze kumwegera umubwire uti sheri cyangwa se hani cyangwa sweet, ya magambo meza. Ubundi sheri nimushaka muzanarihindure, dushake hari ayandi magambo ari unique. Buriya no kubwira umugore wawe uti mugore wanjye, mugore mwiza, mugore wanjye, nyine nako ngako ukamubwira uti hari ibintu ariko hari ibintu nshaka ko tuganiraho, hari nyine ukabivuga mu buryo bwiza wiyoroheye, apana ibintu by'ibitsure by'abagabo. Warangiza rero mukabiganira ukamubwira uti ibi bintu nge narabibonye numva nyine bimeze nk'ibiri kunkurura, numva nabikora, kandi urabizi yuko niwe mugore ngira. Nushaka kuba ufite na 20 umubwira uti urabizi
usibye ko ako ngako nyujijemo ko ni ukwiganirira 20 se wabagira wabatungisha iki cyangwa wabagira wabakoresha iki. Muri iki gihe turi mu buzima bw'uko umugabo aba agomba gutunga umugore umwe niwe ashoboye rwose, ntitukirirwe tunasara. Abagabo akenshi abasore abangaba badafitiye birantega, abangaba badafite abo bariza, usanga aribo birirwa biruka mu bagore batandukanye cyangwa se muri izo ndatwa. Ariko abagabo bubatse akenshi ubuzima burakomeye, ntabwo bapfa kwiroha muri ibi bintu. Nabo bazi ubwenge, bazi uburyo isi iri kuvuduka, iri ku muvuduko, bari gushakisha uburyo nabo bagendana nayo kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda, kuko burakomeye. Kuri iki gihe gufatisha ikintu birakomeye, kubaka inzu birakomeye, kugura ikibanza birakomeye, ni mu mamiliyoni n'amamiliyoni. Kuzabona inzu ni ikindi kibazo, ugatekereza sasa ukavuga uti ninjya muri iyi mikino nta kintu ndiho. Abenshi nanone bazifite bari muri za kredi. Umuntu rero abahangayikishijwe n'ubuzima, ntabwo byaba impamvu ndi kubivuga bino bintu. Hari amakuru mbiziho mwababyeyi mwe, tuba turi kuganira duhugurana. Nyine hano tuba turi guhugurana, niyo mpamvu abantu bavuga ngo rasa ku ngingo. Iyihe ngingo ndasaho? Ko duhugurana duca mu tuntu n'utundi. Rero tujye tugabanya ibintu birimo gukekerana ibibi. Ariko ahangaha narindi kuvuga ko ukwiye gutereta umugore wawe ukamubwira uti mugore wanjye ni we muntu nzi ngomba gusaba ibyo nshaka, kandi ugomba kunkorera ibyo nshaka kubera ko ni we mugore wanjye wenyine. Ariko nanone twongereho no gutinya Imana. Dutinye Imana, turebe ntiturengere, ntidukore ibibujijwe byabaye haramu, ntitubigire harari cyangwa se ibyaziririjwe ngo tubizirure twebwe. Ubwo bushobozi ntabwo dufite, nubwo umunsi ku wundi dukora amakosa. Ariko niyo mpamvu tuba tugomba guhora dusaba Imana imbabazi akenshi. Ariko nanone twongere gutinya Imana, ntituzahindure abagore bacu ibyo batari bo, ntituzafata abagore bacu ngo dutangire kumva yuko ugomba kumuca ahantu hose ukamukorera ibyo wirirwa ubona mu mafilime prono. Ahangaha waba ugamije ubwangizi, kuko bariya bo nk'uko mujya mubireba uba usanga ubuzima bwabo busa nk'aho babuhaze cyangwa se babutanzemo igitambo, byararangiye. Ariko mama w'abana bawe we ni umuntu wo kubahwa cyane, ni umuntu wo gukorerwa ibintu mu buryo bw'umwimerere, kandi mugamije umuryango, mugamije kwishima ndetse no kubaka. Bakunzi bacu rero, reka ngane ku musozo mbashimira cyane, mbabwira yuko uwo ukunda uramurinda, uramubungabunga, umugirira impuhwe, umugirira ibambe, umwitaho, umurinda kubabara. Ntabwo wamwifuriza ikibi. Ariko nanone ahangaha ku byerekeranye n'ibi tuba turimo byose bijyanye n'aya mahugurwa, tujye tubyumva kandi tubyumva mu buryo bwa nyabwo. Ariko niba ufite ikibazo ahangaha cyangwa se ikintu utumva neza kuri ibi ngibi, wenda mu buryo mba nabivuzemo, nanjye mbivuga mfitemo akantu k'ubwoba, mbivuga nyine mfite akoba, bitewe n'uko nyine twebwe ntabwo birazirurwa cyane ku buryo kubivuga biba umuntu wabivuga yisanzuye. Gusa buba ari uburyo bwo kunganira cyangwa se guhugurana, gutanga inama ku bintu tugenda tubamo mu buzima bw'umuryango. Ngira ngo mbabwire yuko abantu nyine bazumva bidasobanutse cyangwa se bazumva hari ikibazo babifiteho, namwe muzace inbox nk'uko umuvandimwe wacu yaciye inbox. Ariko rero kuri finali nababwiye yuko ndibabwire yuko igisubizo cyaje kugenda. Aha twavugaga mu buryo wenda bw'uko yari yaranyemereye gutanga iyi message. Maze iminsi rero ntakora, mfite izindi mbogamizi uko nari napanze ibintu kubikora. Uyu munsi ntabwo aribwo nagombaga kubikora, nagombaga kuba narabikoze mbere. Rero twaje kujya inama, atangira ibintu kubishyira mu bikorwa. Yaranabimenyereye, kandi ngo iby'iseseme ntazi naho byaciye. Nawe ibi ngibi rero wabikora, kandi icya mbere burya iyo ushaka ikintu uranagikora kandi ntikigire icyo kigutwara. Niba rero nawe wari ufite iki kibazo wibaza uko wabigenza, icya mbere ugomba kuzirikana n'isuku ikomeye. Warangiza rero kugira isuku, ukaba uzi neza ko umukunzi wawe umukunda, nta n'ikintu utamukorera. Ubundi ahasigaye ibintu byose mwabona byabafasha kwishima cyangwa se kubaka umuryango wanyu neza no kuwubungabunga, mugomba kubikora. Hanyuma kandi
ntihazagire ubyiga kubera ko abyumvise muri iki kiganiro. Ntabwo ari ibintu birenze byo kuvuga ngo urabyiga, ngo ni ngombwa ngo kubyiga, ko ntabwo ari ibintu nyine biri ngombwa. Igihe cyose wowe utabizi wikwirirwa ubijyaho, byihorere, kora uburyo usanzwe uzi, buzagushimisha cyane kurusha ibi ngibi. Bagore beza rero, nagira ngo mbabwire yuko iyo kino gikorwa umaze no kukimenyera kiragushimisha, kirakuryohera ku buryo nawe ubwawe nyine, kuko iyo uri kugikora nawe ubwawe bigufasha kwitegura no kumva nyine ibyiyumviro byawe bizamuka byo gukora sex, cyangwa se kumva ushaka gukora amabanga y'abashakanye. Iki ngiki rero ni ikintu udakwiye gutinya, ni ikintu ukwiye gukora ugamije ibyishimo by'umugabo wawe, ariko nawe ubwawe utiyibagiwe, kuko nawe biragushimisha pe pe. Ku basanzwe babikoraho, muzadukorere kuri like ndetse cyangwa se muduhe comment, mutubwire uburyo ibi bintu ntacyo bitwaye cyangwa se ari na byiza, sibyo? Reka mbashimire cyane rero kuri mwese muzakurikira iki kiganiro mukakigeza ku musozo. Tuba tugamije nyine gufashanya kugira ngo imiryango irusheho kumererwa neza. Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda, naho utabaye.